reka ngusuhuze bya hatari wo kunda Iris TV ndizera kumeze neza ndizera ko nyagasana kurinze bya ni Friday fresh no kuvuga ngo ni Davis D 10 years cyangwa se icyo bita Shan Boy First ni umwe mu bagabo navuga ko bakoze festival y'imyaka 10 bamaze bakoze muzika ariko nanone ibi ni ibintu tugomba kwemera ko abanyarwanda abahanzi nyarwanda bagomba gutera imbere byange bikunde. Ikindi nakubwira nuko hari abanzi benshi line up nini cyane ni sare itaragiramo abantu benshi kugeza ubu ni umubare ubarika ariko twe twiyemeje kuhababera na Iris TV nk'ibisanzwe iteka ryose ngira ngo murabibona aba MC ni benshi nabo baraza guhinduranya dore ko MC ni Lucky Lookman arahari asanzwe ari MC araza gukora ariko ikintu nabashimira nuko sound imeze fresh urubyiruko rwitabiriye ikindi kubafana b'amakipe atandukanye ngira ngo bari bahari bose muri kubibona kuri screen zanyu natwe rero turahari tugiye kubana igihe kitari gitoya kandi gifite agaciro niba ukunda Iris TV ngira ngo uri kubona stage kwiteguye tugomba kubana igihe kinini cyane kugeza concert irangiye muri bastibiraza kugenda gute aba invitees ni benshi cyane abatumirwa ni benshi abastar ni benshi baje gufata Davis D ngo bigende neza cyane. Reka rero dukomeze turebe ngo byifashe gute ariko nanone ndagira ngo nkubwire ngo turaza kubana ariko kubana natwe birasaba n'ubundi kugira ngo tuze kugenda tubyitwaramo fresh cyane. Murabona ko tent yuzuye ibintu bitandukanye navuga ko abatera nkunga harimo Blarirwa harimo Primus murayibona ubwo nanashimira ko abatera nkunga bakomeje kuba benshi navuga ko ntago umuziki wigeze utera imbere bigeze ahanga benshi bakomeje gukomoza ko Davis D ashobora kureka umuziki nyuma y'iyi event cyangwa se nyuma y'iyi festival bakwibaza uti koko Davis arava mu muziki oya yes ko mbyemera dore ko ndumwe mu bantu bahakana iki kintu kandi koko sinyemeza kuko Davis afite icyo yakoze afite music yakoze yose ndetse afite igihe cyari gikomeye cyo kuba yararetse umuziki uyu munsi umuziki urimo amafaranga ngira ngo turaza kugenda tuganira n'abantu batandukanye umuziki ufite amafaranga ahagije umuziki ufite abaterankunga umuziki none by'umwihariko Davis afite ko papa we cyangwa se umubyeyi we umubyara w'umugabo niwe muterankunga mukuru niwe navuga ko ari manager ubwo turaza kugenda tureba abastar batandukanye nagiye mbabona aba bamenya hari abantu batandukanye turaza rero kugenda tubaganiriza ariko kuri iyi nshuro tugiye kuganiriza nyine bamwe muri abo ngabo abo bamwe rero ni bande ni benshi nabonye haraje abakobwa batandukanye yagiye postinga kuri Instagram ye ndetse akavuga ko bose bazaba bahari The Ben by'umwihariko Tiger B yavuze ko rwose adashobora gucikwa niyo event ya To Get I'll Be There abantu batandukanye abahanzi batandukanye ndagira ngo kandi nkubwire ko atitaye kuvuga ngo aba upcoming artists yarabaretse yarebye abantu benshi tugiye kubana rero mwihangane mukurikirane uko biri bugende turahababereye live kabisa ibi navuga ko bigiye kubera muri Camp Kigali niho twibereye murabibona abastar ni benshi abastar bari kuza batandukanye ariko by'umwihariko icyo nakwibutsa nuko Davis D yahuye na nyakubahwa Dr. utuma twishima ndetse barahura rwose bibi bintu byiza uwo mubona ni DJ Lusam n'umugabo we uherutse gutera ivi baciyeho nabo biragaragara ko bagiye kureba icyo kunywa ibintu ni munanje bimeze fresh nari kubabwira rero uko Davis yahuye na minister ndetse yajyanye na Linsano byari ibintu byiza Bernard Bagenzi n'abandi batandukanye kandi nkubwira ko Bernard ari uri inyuma ya Davis kuva icyo gihe ibiganiro byo ntago twe twamenya ngo byagenze gute ngo byari bimeze gute gusa icyambere nuko tugiye kubanza kureba ngo biri bugende gute. Nasty C niwe mustar ukomeye uri buturuke mu gihugu cya South Africa cyangwa se ari haturuka n'ubundi yahageze arahari ariko by'umwihariko mu bastar abandi bahari hari Dramati all the way from Burundi yamaze kugera cyase gushika i Kigali bashinga ntaye mwese kabisa murabize. Reka rero tubareke mukurikirane uko event igiye kugenda yose by'umwihariko ariko ubwo turaza no kuganiriza abantu uko bagenda binjira ibi navuga ko kandi biri bugende biba ku murongo nkuko bisanzwe iteka na Iris TV ndabashimiye cyane. Turi tayari 1 2 3 mbere yuko ariko tugenda na pate yanjye
reka tubanze dushimire Bralirwa hamwe na Primus duha vibe. Niba uri hano umenye ko vibe ufite ari Primus, ariko tunashimire Alpha Sound, Alpha Entertainment yaduhaye light nziza, yaduhaye sound nziza. Are you ready my brother? Are you ready? Let's do this. One. Right, abantu baracyaza kwa Davis ngira ngo duwe na duo ya Eric Semungu ndetse na MC Nalio bameze fresh. Semungu meze neza? Meze neza cyane. Nalio meze utese? Fresh. Mani murasa fresh cyane. Thank you so much man. Ariko ibintu byo kwambara muri crew yanyu bimeze gute mani? Muri yambika cyamura kodesha. Yambika mani. Turabasirimu. Traffic dufite amafaranga. Turabasirimu kandi dufite n'amafaranga turabakira. Turabasirimu turabakira. Amafaranga ahagije. Ikibazo cya mbere uyu munsi kuri mwebwe uvuze iki? Kuki muri hano? Kituri hano. Cyane gusapotinga wa brother. Ndetse twaje mu rusengero twaje muri event yo gusapotinga DSD. Mwaje muri event. Uyu munsi se nakazi mufite mwebwe? Turagafite. Nicyo kikwera ko dukunda abantu. Aba traffic tugira urukundo. Twemeye akazi tukora kareka tuza gusapotinga DSD. Definitely. David uyu munsi mufite host muri people ikindi kandi maje muri fine fest ni igitaramo cyane Urasubiza hose. Cyo kiba mu ku muteremuko. Yego cyo ndicyo ku muteremuko. Kare muteremuko niho ngoje. Okay. Undi muhanzi ukuyemo Davis D uvuga uti uyu muhanzi aranyemeza cyangwa se aje gusapota ukuyemo Davis D nuwe Undi muhanzi nagira uta like ntuza performance yo utegereje cyane ukuyemo Davis nuwe aha kubareba nango nzi ko bari kwitwara ko nshaka Dramati kuye mpamvu Dramati. Kwa ko ari umusore kandi aririmba neza na mwiza. What expected. uramukunda? Cyane. Cyane yakuririmba naji. Ariko ngo abarundi ngo bari romantique cyane. Cyane Ariko urakoze. bashyiramo agafaransa bika. Eric wigeze ukunda nawe kuva wabaho nyine nk'umukobwa uzi ubwenge mwiza. Wari wakunda nawe n'umurundi ngo wumve. Egereza micro neza. Yego nyine byarabaye. Niko Eric ikindi kibazo cyoroshye cyane mitambaza Nalio. Abantu benshi bavuze ko ngo Benda ngo wamusimbuje Nalio. Nibyo warabivuze ko ngo uyu nguyu ngo amurusha performance ngamurusha indimi nyinshi ngo ibintu ngo ni fresh cyane kuri Nalio ngo ndetse na shape. Shoye mwagikoranye se? Urongera umubaze kandi Urakoze. Oya Nalio. Baje umuntu baje busanga umusubiza iki? Nibona baje umusubiza. Nalio cyaka. Nalio. Wowe na Eric ubona ari type yawe? No, Jenna Eric is my friend. Kuva 2017. He's a brother to me. No, your sister. He's a brother to me, not a sister. He's a brother to me. Sirandaya. Urabona yambaye ikariso? Urabona tambaye ikoti ry'umuhungu n'ubwanwa nsa ndumugabo. N'umugabo. Okay. Icyo murebe mugira kigire comment. Tubwire. Uno mugoroba kuri mwebwe biragenda gute aho muri gukorera handi atari hano kwa Davis? Turakorera people Kacyiru na after party no twitwara. After party no twitwara. Davis D abitwe. Atabera Kacyiru, people sewe. Kacyiru. Twitware Kacyiru. ariko uradukonfuzinze impamvu se ku makapuseri yawe urimo yavuga ngo yo boy ikindi gihe kuvuga ngo yo girl biterwa nuko ibyumva ibi umuntu iyo uvuze ikintu biterwa n'icyo ushaka kwakira nicyo nguha urumanye mbashyira hari isukari ukayikorogira imbara ushaka ibiko 3 cyangwa 5 cyangwa isukari n'umunyu bagahitamo yaba ari n'ubuki ugashyiramo banyita mu content creator kabisa urakoze next Eric ikibazo cya nyuma ngiye rwose mite nkuvaho tugenda ikibazo kimeze gutya iri kote rihagaze amafaranga ngaye jya uvuga amafaranga urayafite satuma bandogesha kunuka amakayabo ari amafaranga ari batazana kunuka amakayabo ese ninde wakwambitse Bishop gafaranga Bishop urakoze
Gafaranga muravugana ni inshuti yanjye nabwo 2017 amen. ese oya Eric reka tumubaze ikibazo tumusoze tujye kuri Nario bwa nyuma. Eric wamba amaherena meza pe aya maherena afite ni unisex cyangwa ni unisex yavuye mu Butaliyani turabona ko ni igihumbi cy'amadolari n'igihumbi gold pure gold 20 karat of gold. ikibazo nabajije Nario mubaza yitiriwe yanyu wowe na DJ Caspi ndetse na MC Nario hari na trio mwe mufite bwa mbere bwo yavuyemo General Benda urabona karite y'iyi ngiyi trio y'ubu ngubu irimo Nario ndetse na karite ya Benda itandukanye riri hagati izo trio ebyiri ni irihe? Rega bose bameze neza nta kibazo kirimo kuko ni nko kwanganyisha abantu ariko right now biri good cyane kubera ko ashyushya uko mbibona cyane kuri muri public ashyushya abantu cyane kuruta uwa mbere nari mfite. Yego reka tubashimire murakoze. God bless you. Thank you. ya muryoherwe ba kumuteremuko
tugende man Wasuje seni gatoya ase bose ndabiswate uri kumurika bano. Alright, abantu baracyaza kwa Davis ngira ngo duwe na duo ya Eric Semungu ndetse na MC Nalio bameze fresh. Semungu meze neza cyane. Nalio meze ute? Fresh. Mani murasa fresh cyane. Thank you so much man. Ariko ibintu byo kwambara muri crew yanyu bimeze gute mani? Muri yambika cyangwa murakodesha? Turabasirimu. Traffic dufite amafaranga. Turabasirimu kandi dufite n'amafaranga turabakira. Amafaranga ahagije. Ikibazo cya mbere uyu munsi kuri mwebwe uvuze iki? Iki muri hano? Cyane supporting our brother. This one twari mu Sengero twaje muri event yo supporting Destiny. Mwaje muri event. Uyu munsi se nakazi mufite mwebwe? Turagafite. Nicyo kikwera ko dukunda abantu. Aba traffic tugira urukundo. Twemeye akazi turakareka tuza gusupportinga Destiny. David uyu munsi mufite host muri Bigo ikindi kandi mwaje muri Fire igitaramo cyane urasubiza hose Cyo kimwe mu cyo kumuteremuko. Yaba cyo cyo kumuteremuko. kare umuteremuko ni ngo undi muhanzi ukuyemo Davis D uvuga uti uyu muhanzi yaranyemeza cyangwa se gusa ukuyemo Davis D n'uwo Umuntu mutanze nagira uta like ntuza performance yo utegereje cyane ukuyemo Davis n'uwohe aha kubareba nango nzi ko bari kubikora ko Dramati kuye mpamvu Dramati. Ko ari umusore kandi aririmba neza na mwiza. What expected. uramukunda? Cyane. Cyane yakuririmba naje. Ariko ngo abarundi ngo bari romantique cyane. Cyane Ariko urakoze. bashyiramo agafaransa bika. Eric wigeze ukunda nawe kuva wabaho nyine nk'umukobwa uzi ubwenge mwiza. Wari wakunda nawe n'umurundi ngo wumve. Egereza mikro neza. Yego nyine byarabaye. Niko Eric ikindi kibazo cyoroshye cyane mitambaza Nalio. Abantu benshi bavuze ko ngo Benda ngo wamusimbuje Nalio. Nibyo. Warabivuze ko uyu nguyu ngo murusha performance ngo murusha indimi nyinshi ngo ngo ni fresh cyane kuri Nalio ngo ndetse na shape. Urongera umubaze kandi urakoze. Oya Nalio. Baje umuntu baje busanga umusubiza iki? Nibona baje umusubiza. Nalio cyaka. Nalio. Wowe na Eric. Ubona ari type yawe. No, Eric is my friend. Kuva 2017. He's a brother to me. Sister. He's a brother to me, not a sister. He's a brother to me. Sirandaya. Urabona yambaye ikarisos? Urabona atambaye ikoti ry'umuhungu? Ndi umugabo. Okay. Icyo murebe kugira ngo kigere comment. Tubwire. Uno mugoroba kuri mwebwe biragenda gute aho muri gukorera handi atari hano kwa Davis? Turakora people Kacyiru na after party no twitwara. After party no twitwara. Davis D abitwe. Abatebera Kacyiru people sewe. Kacyiru. Twitware Turacesha. impamvu se ku makapuso byawe bimwe yavuga ngo you boy ikindi cyo kuvuga ngo you girl biterwa nuko ibyumva. Ibi umuntu yo kuzi ikintu biterwa n'icyo ushaka kwakira nicyo nguha. Urumanye mbashyira hari isukari ukikorogira imbara ushaka ibiko 3 cyangwa 5. Cyangwa isukari n'umunyu bagahita. Yaba ari n'ubuki ugashyiramo. Banyita content creator Kabisa. urakoze. Next. Eric ikibazo cya nyuma ngiye rwose mite nkuvaho. Tugenda. Ikibazo kimeze gutya iri kote yagaza amafaranga angahe? Jya uvuga amafaranga urayafite. Sasa mabanogisha kunuka makayabo. Ari amafaranga. Batazana amafaranga makayabo. Ese ninde wakwambitse? Bishop Gafaranga. Bishop? Rakoze. Gafaranga muravugana? Inshuti yanjye nabwo 2017. Amen. Ese oya Eric reka tumubaze ikibazo tumusoze. Tujya kuri Nalio bwa nyuma. Eric wamba maherena meza pe. Aya maherena afite ni unisex cyangwa ni unisex. Yavuye mu Butaliyani. Ni igihumbi. Gold, pure gold, 20 karat of gold. ikibazo nabajije Nalio mubaza na DJ Caspin ndetse na MC Nalio hari na trio mufite bwa mbere bwo yavuyemo Junior Benda. Urabona karite y'iyi ngiyi trio y'ubu ngubu irimo Nalio ndetse na karite ya Benda itandukanye rero hagati izo trio ebyiri ni irihe?
Reka bose bameze neza nta kibazo kirimo kuko ni nko kwanganyisha abantu ariko right now biri good cyane kubera ko ashyushya uko mbibona cyane kuri muri public ashyushya abantu cyane kuruta uwa mbere nari mfite yego reka tubashimire murakoze God bless you thank you muryoherwe